Mbambe TV. Kunagenza keshi kubushu no munsi ndaryekira ugize ngo iki ibi bishyimbo nabirayi birimo ra what nago mbwirirwa nago imisozi turayibonera gutembereza imisozi kubona ari mwiza cyane. abamu bazungu n'abirabura nimwe mutwibira ibishyimbo kada sawa nyine sawa mubize n'abatarize nageze mbega imyaka ngirera uziko nahingishe no ese ubu koko ibi bintu byagenze gute reba kino gishimbo uzi noneho ko cyeze handi kigeza ngo hajya ngo barakirya kikavuga ngo uyu mwana araryoshe ugize ngo iki mbega igishimbo ngize umuntu mfatira mu wanjye dore noneho ngo muzengo ndabakora ye hariho nafatiramo namuvuna amaguru urabona ubusa ninde wakirandura ariko aba bantu hariho nafata reka nza njya kwigira akadahumeka umuntu nafata namukoma namubuza umwuka burabo pe agize ngiyi myaka se abagome ni benshi pe ni iki koko gusa abantu bangiza kugeza hano ra ntabwo bazi ko ibishyimbo koko abantu ko ari ababayara uzi koko cyakoze wowe ndashaka hari ariko reka nze nigire hano ukadahumeka umuntu uraza munete amufata ndamukonyora amaguru rwose urambona ukuntu babivunaguye koko gusa bavuga ngo uyu what? mubize n'abatarize nagezeyo ariko iko kwiba ni danje ugize ngo iki abandi nabo bakavuga ngo inzara irabishe uyu nguyu niwe zahibirayi byeze mbona harimo imitoto ndagasa ugize ngo iki kuko bodo ntabwo yoroshye ku nzira yazabimenya yuko n'ubundi ari njye muri iyi karitsiye wamwibiye ibirayi